iyo igitsina cy'umugabo cyafashe umurego ese gipima santimetero zingahe? Tumaze kuvuga santimetero z'igitsina kitafashe umurego, tubonye ko ari santimetero 9. Naho igitsina cy'umugabo gifite umurego kandi igipimo gihagije kigomba kuba gifite. Ku bantu bajya bireba bakabona igitsina cyabo cyarihinnye, kwihina kw'igitsina mu gihe cyafashe umurego ntabwo ari ikibazo. Gishobora kwihina kijya hejuru, gishobora kwihina kijya ibumoso, gishobora kwihina kijya iburyo. Ku bagabo ibi bibazo bakunze guhura nabyo. Muraho, ni umujyanama Pacifique ugarutse kugira ngo tuganire ku buzima n'imiterere by'igitsina cy'umugabo, cyangwa se ku buzima n'imiterere by'imyororokere mu myanya y'ibanga yacu. Ni BeHealth, turahari kugira ngo tubafashe abantu bagiye bagira ibibazo mu myanya yabo y'ibanga. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ingano n'imiterere by'igitsina cy'umugabo ku kigereranyo cyangwa se ku gipimo rusange. Abagabo benshi cyangwa n'abantu benshi bakunze guhabwa amakuru agiye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Ugasanga umuntu baramubwiye ni wowe ugira igitsina kigufi, ugasanga hari n'undi wirata ko yaba afite igitsina kirekire cyangwa se kinini cyane kirenze urugero. Rimwe na rimwe abadamu cyangwa se igitsina gore bajya bibaza ku bantu bagira igitsina kigufiya ndetse n'abantu bagira igitsina kirekire n'ikirenganiye. Uyu munsi ngiye kubabwira igipimo fatizo cy'igitsina cy'umugabo mu gihe yaba afite ubushyuhe cyangwa se mu gihe nta bushyuhe yaba afite, ari mu buzima busanzwe, mu gihe yafashe umurego cyangwa se mu gihe nta murego afite. Ni ukuvuga ngo uburebure bw'igitsina cy'umugabo ubusanzwe mu gihe kidafite umurego, kwa kundi mu buzima busanzwe, kiba gipima santimetero 9. Igitsina cy'umugabo kitafashe umurego ku kigereranyo rusange ku bagabo bose kiba gipima santimetero 9. Ni ukuvuga ngo santimetero 9, wowe nimba wipima ugasanga igitsina cyawe mu gihe kitafashe umurego, mu gihe udafite ubushyuhe, nta gikorwa urimo, ukabona igitsina cyawe kiri munsi y'ibipimo bya santimetero 9, menya ko cyagize ibibazo byo guhungabana gushingiye mu kugwingira. Nimba nawe usanga igitsina cyawe mu gihe kitafashe umurego gipima santimetero ziri hejuru y'9, menya yuko gishobora kuba cyarakuze kikarenga urugero. Igipimo rusange ku bantu bose, igitsina cy'umugabo kiba kigomba gupima santimetero 9 mu gihe adafite ubushyuhe cyangwa mu gihe atafashe umurego. Noneho twongere tugaruke. Iyo igitsina cy'umugabo cyafashe umurego ese gipima santimetero zingahe? Tumaze kuvuga santimetero z'igitsina kitafashe umurego, tubonye ko ari santimetero 9. Igitsina cy'umugabo kitafashe umurego ni santimetero 9. Naho igitsina cy'umugabo gifite umurego kandi igipimo gihagije kigomba kuba gifite ni hagati ya santimetero 13 na santimetero 14. Iyo ugiye hasi, iyo ugiye munsi ya santimetero 13, ni ukuvuga ngo uba ufite ikibazo cyo kugwingira. Niyo ufite umurego cyangwa se ufite ubushyuhe ukabona igitsina cyawe cyagiye hejuru ya santimetero 14, menya ko igitsina cyawe cyarakuze mu buryo bukabije. Ubundi kiba kigomba kuba gipima hagati ya santimetero 13 na santimetero 14. Muzafate metero mwipime mu gihe muzamubona hari byinshi mwifiteho cyangwa se hari amatsiko mufite mu bijyanye n'iyo myanya yanyu y'ibanga. Aya ni amakuru mbahaye
atajya agirwa n'umuntu ubonetse wese. Ku bantu bajya bireba bakabona igitsina cyabo cyarihinnye, kwihina kw'igitsina mu gihe cyafashe umurego ntabwo ari ikibazo. Gishobora kwihina kijya hejuru, gishobora kwihina kijya ibumoso, gishobora kwihina kijya iburyo. Ku bagabo ibi bibazo bakunze guhura nabyo. Hari abagabo bajya bampamagara bakambwira ati ntese ko njya mbona igitsina cyanjye cyaragondamiye ibumoso, cyaragondamiye iburyo no hejuru, iyo nafashe umurego ntiburiya biba byatewe n'iki? Biriya ntabwo ari uburwayi, ahubwo niyo miterere yawe, niho hantu igitsina cyawe cyagiriye imbaraga. Kwa kundi mwambara amakariso cyangwa se amabokisa, iyo igitsina wambaye ibokisa hari ukuntu igitsina cyawe kiba kiberamiye uruhande runaka. Rero rwa ruhande igitsina cyawe gikunze kuberamiramo cyangwa se gikunze kuryamamo, iyo wambaye bokisa usanga n'iyo wafashe umurego gisa naho cyahengamiye urwo ruhande, kuko nta myambaro yigeze ikorwa imeze nk'amakanzu ku buryo igitsina kiba kireba imbere igihe cyose. Niyo mpamvu igitsina usanga rimwe cyarahengamiye iburyo cyangwa cyarahengamiye ibumoso ndetse no hejuru, bitewe na pozisiyo ugishyiramo uri kwambara bokisa cyangwa se ako kenda k'imbere. Uyu munsi rero nari maze kubabwira bimwe mu byo mwibazaga ku bijyanye n'imiterere y'umugabo cyangwa se igitsina cy'umugabo. Ntese amakuru ya nyayo ni ayahe? Ni uburebure bw'umugabo ni ubuhe? Nabibabwiye, igitsina cy'umugabo udafite ikibazo mu gihe adafite ubushyuhe aba agomba kuba apima santimetero 9. Mu gihe yagize ubushyuhe aba agomba gupima santimetero ziri hagati ya 13 na 14, bitewe n'ukuntu ubuzima bwawe buhagaze. Reka ngaruke ku bagabo bagira ikibazo cyo gutera akabariro, cyangwa se iyo bari gutera akabariro batarangiza neza nk'uko bikwiye. Hano muri BHealth tugufitiye product, umuti mwiza cyane ukoresha mu minsi 7, ugasanga muri iyo minsi 7, mu minsi 3 ya mbere ibanza uri kuwukoresha uba ufite ubuzima buhagaze neza. Ni umuti uri mu bwoko bw'ifu. Wowe uteka amazi agashya, wamara guteka amazi agashya ugapima ikiko 1.5 cy'uwo muti, ubundi ugashyira muri ya mazi washyize mu gikombe cy'itasi, ukanywa nimugoroba ugiye kuryama. Iyo ubikoze mu minsi 7, mu minsi 3 uba uhagaze neza cyane. Ni hahandi igipimo rusange uba ukirimo neza, bya bipimo bitajya binyeganyezwa n'iminsi n'ibihe. Wowe ibanga nta rindi, nyura kuri iyo nimero iri aho ngaho imbere kuri screen yawe, ubundi uduhamagare turebe uburyo twagufashamo hakiri kare, cyangwa se unampamagare kuri 0782271406. Iyo nimero iri kuri WhatsApp. Ushaka ko tunavugana bisanzwe wampamagara nta kibazo, igihe cyose mbasha kwitaba telefone, yaba ijoro yaba n'amanywa, mwampamagara mukambona. Yego, murakoze cyane. Ngira ngo ibyo nibyo nari mbazaniye, nibyo nari nje kubabwira. Nabahaga amakuru y'ingenzi mwari mukeneye mu buzima bwanyu bwa buri munsi, cyane ko ari aya makuru yo kumenya ingano n'imiterere y'igitsina mu buzima busanzwe. Ese kigomba kuba kireshya gute? Ndayabahaye. Ndetse n'aya makuru y'igitsina mu gihe cyafashe umurego mu buzima busanzwe, se cyagakwiye kuba kimeze gute? Nayo ndayabahaye. Ngira ngo makuru mbahaye nayo ngayo kandi arafatika. Ngira ngo bindi tuzasubira ubutaha n'ingaruka nzababwira impamvu zishobora gutuma igitsina cyawe kidakura neza. Ngira ngo
mube maso. Ikindi kandi mujye muhora mwicara mutegereza ibiganiro ngomba kubagezaho umunsi ku munsi. Ujye wibuka gusangiza ibiganiro, wibuke gukanda like, wibuke gusharinga, wibuke no gutanga igitekerezo. Kimwe mu bibazo wibaza ucyandika ngaho muri komenti, nzagufasha, uhumura. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana.